cyane neza kwa Piero tanze ku ruhande attention birakomeye Rutanga Kenago Rutanga Eric ahita babwira ati ngewe ndagitsinze kandi ndagitura madame atwite ati ndakimutuye rwose angaha Munezero Fiston ati nibiki dukozanga tajya kumutoza ati wakoze kumpa ikizere cyo gukina imbere ikizere cyo yakigezeho reba umpira ututse kwa Piero hariya ahita atanga akantu reba ukuntu Hussein yarahagaze na mugenzi we itazamura nakundi wabigeze munyazamure ngo murenga cyane tanga Eric sheze mu rushundura no byema akantu keza hariya ya kukosa rikozwe na Fiston Munezero uburyo yarahagaze yabuze uburyo amuhagarika undi atereka gutira igitego noneho iki gitego gikore madame uyu ni muvandimwe yahiza ashaka gushota uyu ni Rafa aracyafite umupira ni Rafa arekeye mugenzi we Eric shot yariya igitego cyo kwishura ahangaha cya polisi shot rikomeye koko Eric uburyo muhindukiranye agatera mu izamu abaye nk'ugutungura rwose kapitani Ngendahimana Eric akaba yishyuye igitego bari batsinzwe ku munota 37 ubu rero yishyuye igitego barerekana uburyo igitego kigiyemwo uyu ni Eric Ngendahimana ushose igitego kiba kiranyoye match irakomeye uwo ni Eric warekuye shot rikomeye yagerageje gusimbuka ngo awukurikirane Ndayishimiye Eric Bakame ntabwo yasobanukiwe yagiye guhindukira asanga umupira wageze mu nshundura Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.